bibutsa yuko ubu ari ubuhanuzi bw'umugaragu w'Imana wa Siri. Aperisi igomba kugera mu matsinda ikoze ibi bikurikira. Kuri gatatu yabo igomba gukinaho Usain Bolt. Ubwo kandi ku 10 yabo bagaterekaho Lionel Messi. Wow. Bakristo bavandimwe, banje kubasuhuza mu izina rya GCM7 TV. Iki ni icyumweru cya 15 aho tugiye gukora igitambo cya misa yasomewe Aperisi. Ni umunsi kandi wa gatatu witiriwe mutagatifu runaka Aperisi. Burya nuko ababyumva mwabyumvise. Bakristo bavandimwe rero, nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga GCM7 TV yayo y'ikinege, kugira ngo uyireba maze agakanda ka subscribe, agakora share na comment, atazababara ahubwo azahabwe ibyishimo bihoraho. Bakristo bavandimwe, iryo ni isomo rya mbere. Kandi kuri uwo munsi Uwiteka yohereza intumwa yayo ikunda cyane, ariyo Rubeningabo, umuhanuzi Imana yemera utajya kandi ukoreshwa n'Imana, ibyo avuze bigasohora ari ukuri. Kuri uwo munsi Rubeningabo atumwa kuri Aperisi ati, Imana iramutuma iti genda ubwire Aperisi uti musome ugutegeka kwa 2 igice cyaho cya 32 ari wo murongo waho wa 52. Haranditswe ngo, uzitegereza icyo gihugu imbere yawe, ariko ntabwo uzakigeramo, ariko kugira ngo kizakigeremo icyo bisaba ni iki ngiki, niko Uwiteka avuga. Ibyo Aperisi igomba gukurikiza kugira ngo nyine ibashe kujya mu matsinda, atari ya matsinda y'ukuntu bazicara muri sitade, atari ya matsinda y'ukuntu bazava muri bisi, atari ya matsinda y'ukuntu bazaba bicaye mu ndege ya yindi ngo itajya igira, nyine murabyumva. Kugira ngo igere mu matsinda nyakuri, dore icyo Imana ishaka kuri Aperisi. Niwumva ubu buhanuzi bw'intumwa y'Imana Rubeningabo ukabukurikiza, bw'intumwa y'Imana uzagera mu matsinda. Nimudakurikiza izi nama nahishuriye umuhungu wanjye, ari we umugaragu nishimira wa Siri ni umugaragu Imana yatoranyije
nawe ngo agende akore analize maze ayizanire aperisi ayibwira icyo isabwa kugira ngo bavandimwe igere muri ayo matsinda. Wow. Icyo aperisi igomba gukora ni iki gikurikira, ari naryo somo rya kabiri. Aperisi igomba kugera mu matsinda ikoze ibi bikurikira. Kuri gatatu yabo igomba gukinaho Usain Bolt. Ubwo kandi ku 10 yabo bagaterekaho Lionel Messi. Naho batatu b'imbere, ubwo ndavuga abataka bariya bakina basatira, bagashyiraho intumwa Petero wa wundi wo mu ntumwa za Yesu. Urundi ruhande bagaterekaho Yohana umubatiza. Mbibutsa yuko ubu ari ubuhanuzi bw'umugaragu w'Imana wa Siri. Bagombaga gukurikiza uru rutonde na zino analize. Urundi ruhande rero bamara gushyiraho Yohana umubatiza wari mu ntumwa 12 za Yesu, bityo unyihanganire bakristo bavandimwe. Icyo hagati muri abo bataka bagombaga gukora bari kwatakirwa na Yesu Kristo hatari, umwataka hatari w'Imana Nyiringabo. Ibirangwa bya Diocese GCM 7 TV. Tugeze ku maturo niyo tugiye kubabwira. Haranditswe ngo ntukaze kuri GCM 7 TV imbokoboko. Hari bamwe babikurikije, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Nizeyimanaski yararebye ati, Nizeyimanaski Paskaliski yararebye ati GCM igomba guhindura mikoro yayo, igahindura na studio, kandi izabifashwamo natwe tuyireba. Ubwo ndavuga mwebwe nyine abakristo aba GCM n'aba GCM kazi. Nuko akanda momo, ubwo ndavuga ya kode ya Diocese iyi mureba hasi aho ngaho, akanda akanyenyeri, akurikizaho iyo mibare mureba, nuko abuganizaho ya note bita ngo ni inkende. Abonye bidahagije yongeraho na ngandatanu y'umunyeshuri. Bakristo bavandimwe, yagize neza. Ayo niyo maturo twabonye ejo hashize. Wow. Ibindi ni ugukanda subscribe, mugasharinga, kandi mugakomeza gukanda ako kanyenyeri mureba hasi aho. Mugire amahoro y'Imana, mukomeze mutembere no ku yandi macano.